Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. Life is worthy to live in just because he lives. Shalom shalom. Amahoro y'Imana bane namwe mwese muri murankurikira. Ngarutse nzanye igice cya gatandatu cy'inkomoko cyangwa se the story behind. Iyi nkuru mu by'ukuri yankoze ku mutima pe. Nizeye ko nawe Imana iza kuyikoresha kugira ngo ikuganirize. Nyumvira nawe. Abantu benshi ku isi ndetse na hano mu Rwanda bazi itsinda ryitwa Gather Vocal Band. Gather Vocal Band ni itsinda ryatangiwe n'uwitwa Bill. Yaritangiranye nabo bavukana abasore babiri na mushiki wabo. Icyo twakwita trio cyangwa se itsinda rigizwe n'abantu batatu. Bari abasore babiri na mushiki wabo. Bill, Danny na Mary Ann. Uko niko iryo tsinda ryatangiye. Ariko noneho Bill amaze gushakana na Gloria mu 1962, Gloria afata umwanya wa Mary Ann muri iryo tsinda rya Bill Gather Trio. Bakomeje gukora umurimo w'Imana, ariko hagati aho baza guhura n'imbogamizi zitaboroheye. Urugero ni ibiza byagiye biza muri icyo gihe guhera 1960 gukomeza, ndetse baza gukomerwa cyane n'uw'1969. Bwari ubukonje bukabije, wari umuyaga mwinshi wasenye ibintu byinshi, rwari urubura rwinshi, byari ibintu batari bamenyereye. Kugeza ubwo Bill na Gloria batekereza ko ahari Imana yari ku isi, Imana yabatereranye. Si ibyo gusa, icyo gihe nyine Bill yari arwaye, amerewe nabi, arembye n'indwara yitwa mononucleose. Urumva hari ibihe bibi bituma badakomeza gukora neza uko babyifuzaga cyangwa se ngo bakurikirane inzozi zabo neza. Noneho Bill ararwaye, amerewe nabi. Si ibyo gusa, muri icyo gihe Gloria umugore wa Bill yariho araregwa ashinjwa ibinyoma mu rusengero basengeragamo. Noneho urumva ntibyoroshye muri rusange aho batuye. Bill ararwaye, ntibimworoheye, n'abakababaye hafi mu rusengero nabo babatereranye. Noneho si ibyo gusa, muri icyo gihe mu mashuri hariho harazana igitekerezo kivuga ngo Imana yarapfuye, icyo bita God is dead idea. N'abantu batemera Imana bariho barazana mu mashuri bashaka ko bivugwa cyane, byigishwa ko Imana itakiriho, Imana yapfuye. Urumva rero nk'abantu bizera Imana, bakora umurimo w'Imana, bari mu murimo 100%, icyo nacyo nticyari kiboroheye, kandi nticyakorohera umuntu wese ukunda Imana cyangwa uzi Imana, uzi ko kubaho kw'ibiriho byose ari Imana. Nanone kandi muri icyo gihe ibiyobyabwenge byariho birafata indi ntera, bizamuka cyane. Ndetse si ibyo gusa, harimo n'icyo twakwita racisme cyangwa se irondakoko cyangwa amacakubiri, nabyo byari bifite imbaraga cyane. Noneho bibuka bicaye mu cyumba cyabo n'ubwoba bwinshi, batazi icyo gukora, koko bumva nk'aho Imana yabatereranye. Ntibirangiriye aho rero. Tekereza ibyo bihe byose urimo, umugabo ararwaye, umugore yatereranywe mu rusengero, isosiyete turimo ahantu batuye ibiyobyabwenge bimeze nabi, Imana iri kwimurwa. Donc ibintu byose ushizeho umutima bigasa nkaho biri gusenyuka. Muri icyo gihe nibwo bahise bamenya ko Gloria atwite. Mu yandi magambo, bategereje umwana. Nibwo bibwiye bati koko iki nicyo gihe cyo kugira umwana muri ibihe turimo. Bagira ubwoba, birabakanga. Umuntu wifuza ko umwana wavukira ahantu hameze neza. Nizera ko ari nayo mpamvu Maria na Yosefu bashakishaga ahantu Yesu yavukira kugira ngo avukire ahantu heza. Umuntu wifuza ko umwana we avukira ahantu heza kandi agasanga ibintu byose biteguye bimeze neza. Ariko noneho hashize iminsi, hari akazuba, hameze neza, Bill, Gloria na papa wa Bill bariho baratembera iwabo mu mbuga muri parking, kandi parking yabo yari pave, yarimo amabuye. Noneho papa wa Bill sinzi ukuntu yarabutswe ikibabi
cyatungutse mu mabuye, cyatungutse muri pave. Arangije ahamagara Bill na Gloria arakibereka. Batangazwa n'izo mbaraga zatumye gitunguka kikajya hejuru. Baravuga bati iki kibabi cyakomeje inzozi zacyo, cyaharaniye gutunguka kugira ngo gihure n'akazuba, none dore cyabigezeho. Ako kanya Gloria nk'umuntu wahawe impano yo kwandika ahita ahabwa amagambo, ahita ahuza gutunguka kw'icyo kibabi cyanyuze mu rutare cyangwa se mu mabuye, abihuza no kuzuka kwa Kristo wari washyinguwe, ariko kandi urutare rukavaho akazuka. Arangije ndetse abihuza no kuza k'umwana wabo. Aravuga ngo kubera ko ariho, because he lives, kubera ko Kristo ariho, n'umwana wanjye afite ibyiringiro byo kubaho. Umva amagambo yanditse. Aravuga ngo God sent his son, they called him Jesus. Imana yohereje umwana wayo, bamwita Yesu. He came to love, heal and forgive. Yaje gukunda, gukiza no kubabarira. He lived and died to buy my pardon. Yabayeho ndetse aranapfa kugira ngo mbone kubabarirwa. An empty grave is there to prove my Savior lives. Ngo imva irarangaye kugira ngo bibe igihamya cy'uko umucunguzi wanjye ariho. Hallelujah. Noneho umva ukuntu abihuza n'umwana we. Ahita aravuga ngo how sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. Ese ukuntu ari byiza cyangwa se biryohereye gukikira umwana, ukumva uwo munezero atanga. But greater still, the calm assurance. Ngo ari iki kirushijeho ni uwo mutuzo. This child can face uncertain days because he lives. Ngo uyu mwana, aravuga wa mwana we, ngo uyu mwana ashobora guhangara iminsi igoranye kubera ko Kristo ariho. Mu yandi magambo, uyu mwana ashobora kubaho, uyu mwana ashobora gukomera akabaho, agahangara iminsi igoranye kubera ko Kristo ariho. Niho ahita akomeza avuga ngo because he lives I can face tomorrow. Ngo kubera ko ariho ejo hanjye harashinganye. Because he lives all fear is gone. Ngo kubera ko ariho ubwoba bwose bwashize. Because I know he holds the future. Kubera ko nzi ko ari ufite ejo hazaza. And life is worth the living just because he lives. Ngo kandi kubaho birakwiriye kubera ko ariho. Donc birakwiriye kubaho kubera ko ariho. Mu yandi magambo, Kristo atariho ntabwo turiho, cyangwa se tutari muri Kristo ntituriho, kubera ko kubaho kwacu kujyana no kubaho kwa Kristo. Abari muri Kristo muvuge ngo haleluya, n'abataraza muri Kristo ni karibu kugira ngo namwe mubeho. Imana ibamugisha. Ntibibagirwe gukora subscribe no gusangiza inkuru nziza bagenzi bawe. Imana ibamugisha.